ubuntu.com. Reka nongere mbasuhuze mwebwe mudukurikira rero mbifuriza ikaze. Iki ni ikiganiro ya ubuntu n'ukuri kica kuri YouTube channel n'ubundi yitwa ngo ubuntu n'ukuri. Ngendiye ni Shalom. Nagira nkwifuriza kugira ibihe byiza cyane kandi ukomeze kunogerwa na gahunda tuba twaguteguriye zo kumenya ijambo ry'Imana ry'ukuri iryo ari ryo. Indirimbo turi kumva muri background iravuga ngo nuko Yesu ku musaraba yadupfiriye twese, ngo nuko intimba zacu nizo yikoreye. Ababaye bose mugende babwira ibyo ngibyo. Umuririmbyi wa 430 yaravuga ngo nari umwangizi mu mutima kera ntabizi, ngo mura n'umuntu ambwira inkuru za Yesu, ngo nuko uwo munsi mva ku bwa kabiri. Nanone kandi umuririmbyi w'162 aho hose arimo gushimisha, avuga ibintu bikomeye cyane, akavuga ngo nganirira ibya Yesu, ngo by'ukuntu yavuye mu ijuru akaza kunshungura, ngo yaraje kugira ngo ngewe mbashe kugira ngo mbone ubugingo. Ndafureka ngo nganirira ibya Yesu, mbwira ukuntu yaje kunshungura, iby'urukundo rwiwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe rero iki. Urumva ko n'umwanditsi cyangwa se umuririmbyi abivuga neza ngo ukuntu yavuye mu ijuru kuza kuducungura. Ese uyu munsi Imana yatangiye Yesu Kristo kugira ngo abigenza ate? Hari habuze iki kugira ngo Imana ize ifate umwanzuro wo gutanga Yesu Kristo? Iyo usomye urwandiko, iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere, iravuga ngo umurongo wa mbere avuga amagambo avuga ngo kera mbere na mbere hariho jambo, uwo jambo yari Imana. Wakomeza ugiye ukomeza usoma, haravuga ngo agenda avuga ibintu bikomeye cyane ngo ubwo bugingo bwari mu mucyo, ngo Yesu Kristo ngo ari umucyo, ngo kandi ngo muri we harimo ubugingo. Mu by'ukuri cyane rero dukomeje kwibaza niba koko Imana yaratanze Yesu kugira ngo aze afashe amategeko kugira ngo abantu batsindishirizwe nayo. Uyu munsi bari kubwiriza ngo nutitondera amategeko Imana gutegeka uyu munsi, gutegeka kwa 2 igice cya 28, ngo uzagira umuvumo. Nyamara uyu munsi wa none gutsindishirizwa n'amategeko, Pawulo yabivuzeho ngo mu Bagalati igice cya 3 ngo umuntu wese wiringira imirimo itegetswe n'amategeko ni ikivume. Ese uyu munsi turi gutsindishirizwa n'iki? Wowe wumva ari iki? Mu Baheburayo cya 10 haravuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryanjye ntiwinangire. Igice cya 10 kikavuga ngo uyu munsi wowe umenye ko ibitambo n'amaturo, ku murongo wa 5, ngo ibitambo n'amaturo si byo Imana yashimye, ngo ahubwo yitegura umubiri. Uwo ni Kristo bivugaga. Ntago ibitambo n'amaturo, amapfizi ndetse n'ibindi byose byo mu mategeko, ntago Imana yabishimye. Twakwibaza ngo si uyu munsi abigisha amategeko aho ntibaba bari gukurura umuvumo? Pawulo yarabyanditse mu Bagalati igice cya 3, turavuga ngo wowe wiringiye imirimo itegetswe n'amategeko uyisohoze byose, kuko byanditswe mu gitabo ngo wowe muntu ushaka gutsindishwa n'amategeko ubikore byose. Ngendi Shalom. Kora subscribe kuri YouTube ndetse unakore like, ukore na share. Ngo yazize ibyaha byacu, rero boti barabiribye cyane ngo uyu munsi ngo yazize ibyaha byacu, ngo ndetse Yesu ku musaraba yadupfiriye twese. Abagalati igice cya 3 haravuga ngo iki? Avuga ibintu bikomeye cyane, aravuga ngo nukuri Yesu igice cya 3 umurongo wa 7 uhereye ku 5 uhereye ku 4 kugeza ku 7, baravuga ngo nuko akura twarwa n'amategeko kugira ngo abashe kubatura abahoze batwarwa nayo. Tumenye ko kwizera ko gutsindishiriza umuntu. Abaroma igice cya 6 niba basomye igice cya 4 wabibona. Ndetse na Aburahamu twizera nk'intwari yo kwizera, ntago watsinze kubw'imirimo, ahubwo watsinzwe kubwo kwizera. Ntago tujye imbere y'Imana dufite gukiranuka kwacu guturutse mu mategeko.
ahubwo tujyaho dufite gukiranuka guturutse muri Yesu Kristo, kuko umuntu wese wizera Yesu Kristo akizera urupfu rwe, akizera amaraso ye, abarwa nk'umwere, aba ari umwere mu maso y'Imana. Reka mbashimire mwebwe mwese mwakomeje kudukurikirana. Iyi ni Ubuntu no kuri YouTube channel, tubagezaho ibiganiro byiza, indirimbo ndetse n'ibibwirizwa, ibiganiro by'abakozi b'Imana, abakristo batandukanye, amakorari, abahanzi. Ijambo ry'Imana ry'ukuri nta handi warisanga ni kuri Ubuntu no kuri YouTube channel. Ngendi Emi Shalom, inyo bagutegura kino kiganiro ubuntu no kuri.com.